Yes, kanogere nkwifurize ikaze n'ibihe byiza kuri gudamo gukina amakuru yacu hano kuri The Hot Life. Rizere ko rero aho muri hose mukomeje kugenda mugubwa neza. Jewe nitwa Ariel, ingiye tugiye kubana muri aya makuru y'imyidagaduro w'amakuru abagiye kutugeza hirya no hino. Twasha kumenya amwe makuru y'abahanzi bacu icyo barimo barabavugaho n'icyo barimo barakora kugeza amaginganga ya tuje gukubitira ku ngingo y'umuhanzi Ariel ndetse na Juno Ukuri mu myaka ishize nibwo aba bahanzi bombi baje gukundana bimwe bikomeye cyane muri za 2021. Icyo gihe aba bahanzi bombi barakundanaga ku buryo buhambaye ndetse kandi kugeza amagingangaya ndetse byaje kugaragara kuri stage ubwo Juno Ukuri ndetse na Ariel basomanaga ku rubyiniro ndetse kandi aba bombi baje kubazwa mu biganiro bagiye bagirana n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, baje kubazwa impamvu baje gusomana ku rubyiniro. Ni mu gitaramo rero cyabaye ku itariki 5 Ukuboza mu mwaka wa 2025 cyari kitewe nda bamwe mu bihamamare bigiye bitandukanye, haba Ariel, Juno Ukuri, Riderman, ibyo guturuka muri Nigeria ndetse kandi n'umuhanzi witwa Kitoko Bibarwa. Ni ibyishimo rero byari bikomeye cyane, ni ibyishimo byari birenze ku bari bitabiriye iki gitaramo ndetse kandi haje kuberamo udushya tugiye dutandukanye, harimo nako ngako tugiye kuba twitsaho. Urukundo rwa Ariel ndetse na Juno Ukuri rwaje kuzamo agatotsi, aho rero bose baje kwitana ba mwana, biza kurangira abo bombi rero baje gutandukana ndetse kandi gusa bose bakomeje kugenda baganira mu minsi igiye ikurikirana, bagiye bakomeza kugenda baganira, ntago bigeze batandukana burundu, bakomeje kugenda baba inshuti mu buryo busanzwe ndetse kandi kugeza amaginganga ya byinshi byagaragaye kuri stage. Nubwo Juno Ukuri yarimo araririmba indirimbo zigiye zitandukanye, ariko kandi yaje kugera ku ndirimbo yakoranye na Ariel yitwa Away, mu ndirimbo rero yakoranye n'umuhanzi Ariel. Rero yumvishe uyu Juno Ukuri azamuye iyo ndirimbo, Ariel yahise azamuka nawe ku rubyiniro, ariko rero yari amaze kususurutsa abakunzi be ndetse kandi aza gufatanya n'uyu nguyu Juno Ukuri bakanyujijeho mu minsi ishize cyangwa se mu myaka ishize urukundo rwabo rwa rukundo rudasanzwe. Kugeza ubu ngubu rero Ariel na Juno Ukuri baje kubazwa ibibazo n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse kandi baza gusobanura ko mu by'ukuri ari ibintu bisanzwe kuba basobana ku rubyiniro ndetse kandi ngo Juno Ukuri we yarasubije ati njyewe ni ibyishimo ranayifite n'impamvu rero nasomye Ariel nawe abajijwe n'ikinyamakuru cya The News Time cyaje kumubaza impamvu yasomanye na Juno Ukuri, atangaza ko mu by'ukuri nta birenze birimo kuba umuntu yasobana na best friend we, niko rero yavuze ati ni best friend wanjye. N'amakuru y'imyidagaduro tuba tugenda tubategurira. Njyewe nitwa Ariel, mukomeze mugire ibihe byiza mu Imana.